Hello rero AbaVip murahose murakomeye. So uyu munsi rero ngiye kubabwira ku dutipu dutanu kukuntu ushobora kubona amazu hano muri Amerika kuri deal nziza cyangwa se amazu kuri make. Bitewe n'ikiganiro nakoze ubushize nabwiye ukuntu ushobora kubona inzu ku mafaranga makeya hanyuma ukayivugurura, wamara kwivugurura ukaba wajya kuri finance ukakora amafaranga kuri indi deal. Abantu benshi barambaza ese izo deal nziza amafaranga makeya uzikura hehe, ziboneka gute ko muri iyi minsi amazu ahenze? Uyu munsi rero ngiye kubabwira amatipe 5 vuba nihuse y'ukuntu wabona amazu ku deals meza. So let's go, ngiye kubajyana mu kazi. Dore AbaVip nkuko babwiraga abantu benshi bari baza se amazu uyavana hehe, amazu ku mafaranga makeya ava hehe? Icyo nababwira nuko amazu yamaze kugera kuri MLS, ni ukuvuga ngo ari amazu mugenda mukagugulinga mukamwashira muri Google kavuga uti houses near me, zikaza ziriya nzu ziba ziri kuri ziza kuri Google mu ma website yitwa nka realtor.com cyangwa se indi abantu benshi bazi ni Zillow n'izindi. Amazu aza kuri ama website ari amazu aba yaramaze kujya ku cyo twita MLS. MLS ni ikintu cyitwa multiple listing services. Iyi ngiyi akaba ari amazu rero yose agengwa n'aba real estate agent. Rero amazu yageze aho ngaho abahenze cyane, aba yamaze kujya kuri market. Ni ukuvuga ngo so wenyine ubu yareba ubu yarwanira n'abandi benshi. Rero itipu ya mbere yo kugira ngo ugure amazu adahenze, ujya ku mazu ataragera hariya, ataragera kuri internet, ataragera kuri MLS. Ayo mazu rero ushobora kumbaza utisegayera amazu yabona gute? Rero amazu n'ubu ngubu nijyo mba ndimo. So ikintu rero cyambere ugomba gukora kugira ngo ubone ayo mazu, ugomba ku building relationships n'aba realtor bari muri area yawe. So ikintu cyambere uvuga ngo urashakisha aba realtor wajya in touch nabo, ukabwira uti jewe nihagira umuntu bazanira inzu ishaje, inzu itameze neza, please uzahite umbwira, kuko kenshi aba realtor baba bafite amazu badashaka gushira kuri market kora ko wenda shaje. Icyo gihe rero iyo maze ku building relationship nabo urumva bayita niwe muntu wa mbere bahita bahamagara iyo amazu abonetse. Ikindi nacyo nuko building relationship n'abantu uzibo mu muntu ze Yesu kwabeshya kabisa. Amazu nk'ubu ngubu mu madeal dukora 60% y'amazu tugura n'amazu abataragira no kuri MLS. N'amazu tuba twabonye mu bundi buryo buri creative, tuba twavanye ku bantu baba investors baro baratanga cyangwa se ku ba realtors. Umurealtor uzinzu igishaje igiye kujya kuri MLS akaguhamagara mbere y'uko ijyaho. Nk'ubundi bukamadira abiri twaguze muri uyu mwaka yari amadil yaragiye kujya kuri MLS, ariko realtor wacu aduhamagara mbere y'uko ajyaho. So ni ukuvuga ngo icyo gihe iba ari deal nziza ubonye. Akandi kantu nako ushobora gukoresha muri icyo gihe kugira ngo funding amazu atarajya kuri MLS, ushobora kujya ukaviziringa bitewe n'umujyi urimo na state urimo, ushobora kuviziringa county urimo, county website urimo. Akenshi aba hariho abantu bafite tax liens. Tax liens ni ukuvuga ngo n'abantu batishyura tax neza. Ni ukuvuga ngo taxes ziba ari nyinshi bafite nk'ideni. Icyo gihe rero hari igihe badabashije kwishyura, siri ishiraho amalinzi ku nzu zabo hanyuma bakaza bazigurisha muri foreclosure. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe ugenda ukareba county website ukabona abantu bafite amanuza nk'ayo ngayo, amadeni bari inyuma ku taxes, hanyuma ukaba wabakontaktinga ukababaza niba bashaka kugurisha inzu. Benshi muri abo bantu baba badafite amafaranga, niyo mpamvu baba nyine bari inyuma ku taxes. Ni ukuvuga ngo iyo muri reaching out hari igihe ashobora kubwira ati yes ngwino mbwira neza inzu ndayiguha. So icyo ngicyo ni ubundi buryo bwa gatatu ushobora kubona amazu ari ntuza, atari kuri MLS cyangwa se ari off market. So ikindi kintu nacyo mugomba kumenya AbaVip, agani gatipu mugomba kumenya gakomeye ko kugira ngo ukore ube successful muri business real estate, nuko udashopinga amazu mu gihe cyasa. Ni ukuvuga ngo buriya expert cyane bashopinga amazu mu gihe hagati ya Thanksgiving na New Year cyangwa se mu minsi mikuru cyangwa se muri winter. Kubera iki? Abantu baba expert cyangwa se abantu bazi gucuruza muri real estate bacuruza amazu
nta n'umwe ugurisha muri icyo gihe. Benshi murabizi ko abanyamerika bubaha cyane iminsi mikuru, apana gusa abanyamerika n'abanyakanada bubaha iminsi mikuru, ari ama holidays barayubaha cyane. Ni ukuvuga ngo rero aba expert, abantu bagurisha amazu babikoze umwuga, ntibagurisha muri icyo gihe. Muri icyo gihe usanga rero abantu babagurisha bari abantu batamenyereye iyi business. So ni ukuvuga ngo rero iyo uri umuhanga ujya muri market ugatangira gushakisha amazu yo kugura mu gihe cy'ama holidays. So ni ukuvuga ngo mu gihe cy'ama holidays, mu gihe cya winter ushobora kubona inzu nziza kuri MLS kandi idahenze cyane. So ni ukuvuga ngo lookout VIP, ubwo wintishe ubwo holidays aje utangira ureba amazu, icyo gihe hari igihe ubona inzu nziza kandi kubera yuko na snow iba yuzuye ku nzu n'ibiki byose, hari ukuntu ushobora guha ofa nziza nyirayo akayiguha kubera yuko icyo gihe abaranuza ko n'agatipu kandi ka kabiri kuko ushobora kubona deal nziza. Hanyuma indi deal ya gatatu, indi tipu ya gatatu yo kugira ngo ubone amazu kuri makeya, noneho iyo sinayita wenda tip ariko nayita ubwenge, ni ukuba wamenya foreclosure market iri muri Syria, kubera ko Syria ziratandukanye n'amasita aratandukanye. Nko muri Syria yewe ndimo, foreclosure market si nziza cyane. Ni ukuvuga ngo amazu aba ari muri foreclosure ntabwo bari amadeal meza cyane, ariko hari izindi markets n'andi ma states foreclosure markets iba rimeze neza cyane. Inzu rero ziri muri foreclosure nizi ni abantu baba bananiwe kwishyura amadeni banki, hanyuma banki zigatangira gusubirana amazu yazo kugira ngo bazigurishe. Izo nzu rero bazigurishije muri foreclosure ziba ari amafaranga makeya. So foreclosure rero igira ibice bitatu. Hari pre foreclosure, ahantu ushobora kuba wareba inzu zitaragira muri foreclosure ariko zigiye kujya muri foreclosure, hanyuma ukivuganira n'umuntu uyirimo ariko byamunaniye kwishyura, ukaba wamuha amafaranga makeya. Ariko hari izindi zageze muri foreclosure. Iyo zageze muri foreclosure rero, icyo gihe akenshi banki igurisha inzu amafaranga, ugasanga nk'inzu nziza mu 200, banki irayigurisha 70,000, kubera yuko uriya muntu wari uyifite niryo deni yari asigajemo. So ni ukuvuga ngo ariko icyo gihe rero iyo ugeze muri foreclosure hagati, icyo gihe ugomba kuba ufite cash. Izo nzu usanga abantu bakora icyitwa auction, hama bakagura inzu cash. Akenshi iyo udafite cash 70,000, 60,000, 100, icyo gihe ntabwo ushobora kugura inzu iri muri foreclosure hagati, because it requires cash. Ariko rero iyo urindiriye sasa rero cyitwa post foreclosure. Post foreclosure ni amazu mushobora no kujya kuri MLS cyangwa kuri Google mukabona ngo iri kuri MLS ariko banditseho ngo iri foreclosure. Ziriya kenshi ntabwo aba ari deal ikomeye cyane. Ushobora kubona deal, ntunyumve nawe, ushobora kubona deal ariko ntabwo iyo zageze hariya nyinshi ntabwo ari deal, kuko ziba zamaze kugera kuri MLS, kuri market abantu bose babona, urumva mamuzirwanira muri benshi. So ni ukuvuga ngo nako nakandi kantu ugomba kumenya. Ku bantu rero bari very interested kuba bamenya amazu ya foreclosures, biroroshye cyane. Ni mujye kuri HUD nibaza ko ni website ya HUD, iyo ushizemo foreclosures house ushobora kubona neza amazu ari foreclosure. Hanyuma indi website nziza, ariko iyo website igomba kuba uriho amafizi makeya kugira ngo babashe guha amazu ari muri foreclosure mu gace kawe, ni yitwa foreclosure.com. Ugiye kuri foreclosure.com bari kwaringa amafizi makeya, icyo gihe ushobora kubona amazu muri quartier yawe cyangwa muri city yawe ari kuri foreclosure. Ko nakandi gakoryo abantu benshi batazi. Hanyuma akandi rero gatipu ukuntu ushobora kubona amazu mu buryo buhendutse, nako ni akantu vraiment abantu benshi batazi, ariko ngira ngo mbabwire. Aka ni akantu ko gushakisha amazu, simvuze ko mu maseries yose cyangwa mu masiti yose bishoboka, ariko hamwe na hamwe birashoboka. Ni ukugenda ugashakisha amazu kuri za Craigslist, ayanditseho nuza for sale by owner. Iki ni ikintu gikomeye. Izi nzu ziba ari inzu ziragurishwa na ba nyirazo. Ni ukuvuga ngo ba nyirazo nzi ko ahangaha cyane cyane nk'abantu bari muri za Michigan, abantu bari mu mastate nk'hariya, kenshi usanga market y'amazu iri hasi. Ushobora kubona amazu menshi muri ubu buryo. Icyo gihe inzu yanditseho for sale by owner, ni ukuvuga ngo nyirayo niwe uyigurishiriza. Icyo gihe rero usanga inzu iri hasi cyane kubera yuko nta makomisiyo y'aba real estate agent abarimo n'ibiki byose. So izo nzu nazo ushobora kuzimunisha kujya kuri Craigslist ukawaguguringa ukareba ama for sale by owner.
iki ni ikintu nacyo kindi gikomeye. So rero nkuko mubizi AbaVip abantu mugezeze buri munsi ku musozi ngomba kubaha aka bonus, ariko rero nyuma yo kubaha aka bonus ndaza no kubereka deal ngiye kujya. So aka bonus rero ndi ubaho uyu munsi kugira ngo ube real estate investor mwiza, ni byiza umujyi ushaka investisingamo ugiye ugashaka master plan yayo. It's very very important. So master plan ni iki rero? Ujya kuri siri yaho hanyuma ukabaza niba baguha master plan, ukareba umujyi wawe aho uba, ahantu umujyi urerekeza. Ese hari amashuri ateganywa kuzubakwa? Ese hari ingara zizaza muri kino gihe? Ukareba muri ako gace niba hari amazu ateganywa kuzubaka. Ni byiza cyane iyo umaze kubonaho master plan uko imeze, ubona aho umujyi uzagana, hanyuma ukahajya mbere ugatangira kugura ibintu byaho hakiri kare. Si kubabeshya, ngewe ahantu natangiriye muri hano muri Urban Lewiston nahaje kera, ariko cyane cyane nari nakunze master plan ukuntu yari imeze ya hano hantu. Nabona ko hazaba future, kubera ko icyo gihe ahantu nka za Portland, ahandi hantu mu mijyi ikomeye ya state ndimo, nabonaga yuko icyo gihe hamaze kuzura. So icyo ni ikintu gikomeye, ako nakandi kantu gakomeye. Reka nongere mbaka ni ka bonus kanyuma since turi kumwe mu kazi. Akandi ka bonus gakomeye, niba ufite umurialtor ni byiza mubwira guconnect kuri MLS. Ngewe mpora ndi connected kuri MLS, nubwo ngo buri nzu yose igiye kuri market ndayibona. So nubwo navuze ko amazu ari kuri MLS abahenze yamaze kugera kuri za ntuza, icyo nababwira nuko ntugomba kwibaza yuko inzu zose kuri MLS ziba ari mbi. Hari amadeal meza vraiment nakwiye kuri MLS. Si nukuvuga ngo ni byiza gusiga kuba connected kuri MLS 100%, buri gihe uko inzu nshyashya igiye kuri market ukayibona. Iki nacyo usanga ari ikintu cyiza. Rero VIP nkure nababwiye ko tugiye kureba deal. Reba nk'iyi deal ni inzu twabonye ari kuri MLS, ariko ni inzu abantu benshi batari bakunze. Nkuko mubibona iracyari muri chantier, ibintu byinshi tugiye kubihindura. Turaza kubereka nuko amafoto indani imeze n'ibiki byose, ariko umuntu namara kwihindura bien izameze neza. Ndabije tuzabakora ikindi kiganiro mbereke ukuntu yari imeze before, bereke na after tumaze kwitunganya bien. So ni ukuvuga ngo amazu arahari kandi vraiment iyi nyikuye muri hano. Abantu benshi barabizi ko hano amazu ahenze cyane, ariko iyi nzu ni inzu nini, amuraza kuyireba kandi ntabwo ari amafaranga menshi cyane. So ni ukuvuga ngo deals zirahari. VIP haguruka niba ushaka umu real investor ujye kuzishakisha. Let's go, turi kumwe. God bless, bye bye. Naho ubutaha ntibibagirwe kunkubita like hamwe no gusharinga kino kiganiro.